avuga ngo mbere rw'Abakorinto cya 13 bavuga kuti urukundo ruhebuje byose kubiki ingenzi. iyo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko sigira urukundo ntacyo mba nicyo mba ndetse gituma kireme kabo muri ariko abo ndahimutse hariho amagambo Pawulo yavuze arangije ari hepfo ndayabatuye wamenya utari wanayimutse mbere rw'Abakorinto igice cya 13 bavuga iki ajya tujye kwiga ubuyobozi. Mbere rw'Abakorinto igice cya 13 isomo ndagira ngo mbasabe mukurikire biramara iminota mike. Mbere rw'Abakorinto bandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinto igice cya 13 byarindi twavuze ntabwo ari byo ndasoma umurongo wa 11. Imana ni nziza ariya hafi ya directeur Imana ni nziza ariya mufuka ariya Imana ni nziza yo kwiga ubuyobozi ariko nta muntu washobora kwigisha ubuyobozi keretse Umwuka Wera. Umwuka Wera twigisha mu izina rya Yesu. Nyiri umwana muto wenyine iki umurongo wa 11 amaze no kuvuga kandi yakubaza na none nyiri umwana muto navugaga nk'umwana muto ngatekereza nani umwana muto nkibwira nk'umwana muto nkibwira nani umwana muto. Yes. Ariko maze gukura bamubyuka icyo rushatse kuba nyiri umwana navugaga nk'umwana ngateka nk'umwana ngatekereza nk'umwana ariko maze nk'umuntu mukuru bamubyita iyo umuntu abaye umuyobozi ntabwo bisobanura imyaka myinshi, bisobanura ubunararibonye. Iyo rero ubaye umuyobozi kuko utitoye kuko utishizeho Nyagasani aba yabishimye ko niwe wemeye yuko abantu bagira ababayobora. Haleluya, amen. Ariko rero umubaye muze wa kanisa ntabwo mbivuze ushaje, umuntu macuba, umuntu washiririye, umuntu arengera, umuntu w'imfura. Bana ni nziza ibihe byose. kera nyiri umwana rero nawe amasagaye nakoraga ibyo niboneye, aza ku rusengero igihe mboneye, avuga ibyo mbonye, nkanywa ibyo mbonye, nkavuga ibyo nshaka, ngataha mu rugo igihe mboneye. maze gutora ijuru rimaze kubona ko nagira ibyo nshingwa nk'abamukuru, ngiye kuva mu by'ubwana. Kuva mu by'ubwana si ukureka abana. Iby'ubwana biri kuvugwa hariya ni ibintu bitajyanye na gahunda y'umurimo, ni ibintu bitajyanye n'ibyanditswe byose. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo mbabwire yuko Imana idatoranya abantu b'injiji. Izo ni bavuze nabi. Ahubwo Imana ihamagara umuntu udashoboye, yamara kuyitaba ikamushoboza. Amen. Ariko nta muntu wayegereye ngo ayitegeho amakiriro yiringire. Nigeze uba
injiji ukabanuza uravuga ijambo ry'Imana twakiriye ntabwo rihindura umuntu inkorotanye umunyamusozi cyangwa igicamuke, ahubwo iyo uryakiriye riragutunganya rikakukuza ugahinduka uwo kwifuzwa, kuko uwo wayobotse nawe yitwa wifuzwa ibihe byose. Amen. Rero ubwo wabaye umuyobozi, turi abayobozi muri mwiherero, ntiwibwire ngo uracyari umwana wo guteta, uracyari umwana wo guta umutsima, uracyari umwana wo kujenga no kwiririsha no kwigira umuntu. Kera nyiri umwana uvugaga nk'umwana, atekereza nk'umwana, abaza ibibazo by'iby'abana, ariko maze gukura biva mu by'iki by'ubwana. Ubuyobozi bwose bwaba ari ubwa leta, bwaba ari ubw'itorero, bwaba ari ubw'ibimina, bwaba ari ubw'amakoperative, bwaba ari ubw'abamotari, sisitemu, uburyo bw'imiyoborere bwose bufite isoko na nosiyo, bufite akantu dupfana hano. Ngaho soma, nge amaso atangiye guhumba, murasoma tugende kuva cya 18 kuva cya 18 rogo. Bukeye bwaho Mose yicazwa no gucira abantu imanza, abantu bagahagarara bapfa gusa. Nawe ushaka Mose umurongo se wagombye kutawo, ubwo wageze aho ugera utyo utaramenya umurongo ubaye umurongo wowe ntabwo uri kumva. Bukeye bwaho Mose yicazwa no gucira abantu imanza, umurongo wa 13. Abantu bahagarara bagose Mose guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Sebukwe wa Mose abonye ibyo akorera abantu ibyo, aramubaza ati ibyo ukorera abantu ni ibiki? Iki gituma wicara uri umwe? Abantu bose bagahagarara bakugose bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba. Mose asubiza sebukwe ati uko bamubaza kuri jye ngo mbabarize Imana, iyo bafite amagambo baza kuri jye nabacira imanza nkabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse. Sebukwe wa Mose aramubwira ati ibyo ukora ibyo si byiza, ibyo ukora ibyo si byiza, ntuzabura gucikana intege n'abo muri kumwe, kuko binaniranye biruta ibyo washobora gukora. None umvira ibyo nkubwira, ndakugira inama Imana igufashe. Reka bari wowe uba umushyikirwa w'amagambo y'abantu b'Imana, ujye ushyira Imana isha amategeko yayo n'ibyo yategetse, ujye ubereka inzira bakwiriye kugira gute kwerekera kugira aho bana abantu nabo bageze. Ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiriye gukora. Kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza, bubaha Imana, inyangamugayo, banga ruswa cyangwa se impongano, bubaha ubutware. Igiye kugera ku matsinda mato, bamwe batware ibihumbi ni abakuru b'intara, abandi 100 ni abakuru b'amatorero, abandi 50 ni abakuru b'intara, abandi 10 aba ni abayobozi b'imitwe mito. Ubuyobozi bamwe ibihumbi, abandi amagana, abandi 100, abandi 50 biramanuka bigera ku itsinda ritoya y'abantu 15, 10 agace 10 byose.
ariko urubanza rworoheje abe ari bubaha. Niho uziyorohereza umuruho, nabo bazaje bafatanya nawe. Nugira utyo Imana ikabigutegeka, uzabishobora kandi ubwoko bwose buzajya ahabwa bufite amahoro. Amen.